Stories ku mbuga. Akenshi na kenshi nkunda kugaruka ku rupfu, ntabwo rujya rurobanura ubu umusitari ubu utari umusitari, ubu ni mukuru cyangwa ubu utari mukuru, ubu uri umwana cyangwa ubu utari we, ubu uri umukire cyangwa ubu uri umukire, ubu uri icyamamare n'ubu uri icyamamare. Urupfu rurangira rugutwaye, ariko urupfu rubabaza cyane akenshi iyo rutwaye umusore wari ukiri ingaragu, wari ukiri mutoya, aho itagupfukenyutse utageze ku nzozi zawe, udakoze iyo bwabaga nibura ngo bizakunanire cyangwa ubicemo, ariko warakoze. Uyu musore yitwa Young CK, niyo mazina yakoreshaga muri showbiz Nyarwanda, akaba yaga mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Ottawa. Uyu musore Young CK ubundi tujya kumenya yinjiye mu muziki mwaka wa 2020 muri Covid. Indirimbo yamaye cyane niyitwa Umugabo ariyo yakoze. Amazina ye yose yitwa Kagahe Ngabo Calvin. Yamamaye mu ndirimbo nk'Umugabo, Umurava n'izindi nyinshi. Nibwo kuri uyu munsi tariki ya 18 ku wa mbere Nzeri 2023 inkuru y'urupfu rw'uyu muhanzi yamenyekanye. Biravuga ko yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 17 Nzeri 2023. Icyakora nta makuru dufite menshi kutaba cyamwishe cyangwa cyamuhitanye cyangwa se cyatumye habaho uku kuva mu buzima k'uyu musore Young CK Kagahe Ngabo Calvin. Wahaye amakuru yatumye tumenya ko uyu musore yashizemo ubuzima, yavuze ko uyu muhanzi yitabye Imana mu buryo butunguranye, ku buryo kugeza ubwo twandikaga cyangwa se kugeza ubwo turi kuvuga iyi nkuru hari hatangiye iperereza ry'cyaba cyatumye uyu musore ava mu buzima cyangwa se asezera ku biryo. Yari umusore ukiri mutoya. Uyu musore yari asanzwe atuye mu mujyi wa Ottawa, herukaga kwitabira igitaramo yahuyemo na Platini P, ko muri kumubona aho ngaho muri background. Kumwe na Platini icyo gitaramo cyabaye ku wa 2 Nzeri 2023. Murumva ko ari ejo bundi, hari mu mujyi wa Montreal, aho ni muri Canada, aho uyu Platini nemeye yari yagiye gucuranga cyangwa cyo gukorera igitaramo. Umwaka ushize uyu musore yari umwe mu bataramanye mu gitaramo na The Ben na Neringabo bakoreye mu mujyi wa Ottawa, dore ko ariho yarasanzwe atuye, aho ni muri Canada. Dore ko Canada ari hamwe mu hantu haba abanyarwanda benshi, aho umunyarwanda wese aba ashaka kuza kujya gukorera. Ubundi Canada n'Ububiligi niho haba abanyarwanda benshi. Iki gitaramo rero na mine Ngabo Medal cyangwa se The Ben na Neringabo bakoreye mu mujyi wa Ottawa muri Nzeri, mu gihe ariko nanone muri Nyakanga uyu mwaka yataramye mu gitaramo cya Diamond Platnumz cyabereye muri uyu mujyi nanone wa Ottawa, ahantu haba abanyarwanda benshi n'abanyafrika benshi muri Canada. Abari bateguye iki gitaramo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko batewe agahinda n'urupfu rw'uyu musore witabye Imana mu buryo butunguranye. Young CK yamamaye mu ndirimbo Umugabo yasohotse muri 2020. Iyi yaje kuyisubiranamo n'abandi bahanzi benshi kubera uburyo yari nziza n'abantu barayikunze. Iyi ndirimbo kandi ni imwe yari igezweho kuri TikTok, abantu bayisubiragamo buri munsi ku gitero cyiwe. Abantu benshi bakunzemo ngo namaze nimba niyemera namaze kuba ari njyewe, cyangwa se mwiriwe mwese banyitatunga, ibihembo byose mbigira ibyanjye. Ayo nange mu magambo abantu basubiragamo muri iyi minsi uyu musore yagiye aririmba. Iyi ndirimbo kandi yaje kwisubiramo n'abahanzi b'amazina akomeye. Iyi Umugabo harimo Shizo, Afro Papi, Ish Kevin, Bulldog Buddha, Young Grace, Diplomate n'abandi benshi bagiye bakunda indirimbo bakayisubiramo. Uyu musore yitabye Imana afite imyaka 20 y'amavuko, kuko yavuye mu Rwanda 2017 ubwo yaragiye kwiga muri Canada, akaba ari naho yatangiriye urugendo rwa muzika. Yatangiye nyuma y'imyaka 2 gusa ageze muri Canada 2019, hanyuma 2020 muri Covid tuza kumumenya cyane, benshi baranamukunda, ariko ubu ngubu Young CK yamaze kuva mu buzima. Urupfu rurarya, nta kundi, Imana imwakire mu bayo. Nitumenye icyakishe nyuma y'urupfu rwe nabyo ni hano tuzababwira.